Yesu ashimwe cyane, muraho neza. Shalom shalom. Shima Imana cyane ingiriye ubuntu ngo nongere nganire namwe ijambo ryayo, n'ubuntu bugeretse ku bundi, ikaba yarakurinze mu minsi itambutse, ikaba yarandinze. Soko twitwara neza cyane, soko turi intungane cyane, rimwe na rimwe turayitenguha, ntidukore ibyo yatubwiye, ntitwitware uko yatubwiye, ntitube uko dushaka, ariko kandi irakomeza ikaturinda kubera urukundo rwayo n'imbabazi zayo. Rero mbishimira Imana cyane. Ikindi ndashimira mwe mwese mufata umwanya wanyu mugakurikirana ijambo ry'Imana rica kuri iyi channel, imivugo, indirimbo. Imana ibahereza umugisha, ndetse ndizera ntashidikanya ko hari icyo bijya bitumarira, hari uburyo twubakika mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Yego, no mu buryo bw'umubiri. Imana ishimwe ko ingirira ubwo buntu, ikabinkoresha, ndetse nawe ikagushoboza kubyumva. Ni ubuntu bugeretse ku bundi, nta kintu twakirata. Imana ibishimirwe. Hanyuma nshimye Imana, ariko ngarutse kandi ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uburyo tugiye kuganiramo ubu ngubu ni mu kiganiro tugiye gutangirana gukora, ariko kizajya kigaruka inshuro nyinshi uko Mwuka azajya binyobora, uko azajya anshoboza. Ni ikiganiro nise ngo muri Yesu biremera. Niko icyo kiganiro cyitwa. Ni ikiganiro kimaze igihe kitari gito ku mutima wanjye, kimazeho igihe kitari gito, gusa nyine nakomeje kutagikora kubw'impamvu zanjye bwite. Hari ukuntu ubwira Imana ngo nzakora gutya ngire ntya, mukagirana amasezerano. Ngira ngo hari abantu banyumvishe cyane, hari abantu bajya basenga, bari mu bihe byo gusenga, bakagira igihe cyo kugirana amasezerano n'Imana. Imana ikagusezeranya ibyo igusezeranya, nawe ukayisezeranya. Rero hari ukuntu twega abantu tutajya tubika tuba abanyakuri ngo tuzirikane ibyo twasezeranije Imana. Ugasanga niba waremereye Imana ngo Mana nunkorera iki nzagira ntya, yamara kugukorera ibyo wayisabye ugahita wumva ibyo wayibwiye wowe birakomeye, ukirengagiza ko ibyo nawe wayisabaga gukora bitari byoroshe, byari bigukomereye, ari nayo mpamvu wayisabye kubigufashamo. Uko ngukorera nanjye niko byari byanyendekeye. Ariko kandi Imana ishimwe ko igitwibutsa uko bwije nuko bukera twibutsa iki ngiki, bikarangira n'ubundi uko icyo wakagombye kuba ukora. Rero nshimiye Imana ko umunsi wa none inshoboje ngo mpigure umuhigo wanjye, inshoboje ngo nyikorere uko yabinsabye. Yego, yabinsabye uko ibishaka, atari uko mbishaka, uko ibishakayo. Imana ishimwe cyane. Muri Yesu biremera nicyo kiganiro kizajya kigaruka kenshi, kizibanda cyane ku ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Rero iyo umuntu avuze ngo ahantu hamwe biremera, nuko hari ahandi biba byanga. Ntabwo wakifata ngo uvuge ngo hariya biremera, nta handi hantu hagereranyije naho. Ubishyira ku munzani ukavuga ngo ibi biremera ariko si byemera. Ntabwo umuntu apfa kuvuga ngo ibi biremera nta bindi byanze. Hari ibindi biba byaranze, hanyuma byagera muri Yesu Kristo bikemera. Muri Yesu biremera. Rero ntabwo ari ibintu umuntu ntabwo wabyuka cyangwa se ngo uba uri kugenda mu nzira cyangwa se ngo bize mu mutwe ngo tuvuga ngo urabizi kambwira abantu ko muri Yesu byemera. Bipfe kuza gusa, haba hari impamvu, haba hari aho biturutse, haba hari ibyo waciyemo, haba hari story runaka cyangwa se ubuzima waciyemo utuma uvuga ngo nyamara aha byaremeye, aha ntibyemeye. Kuki navuze ngo umuntu iyo yize amashuri menshi bijya byemera akabaho neza akabona amahoro? Kuki navuze ngo umuntu afite urubyaro rwinshi yarabyaye abana benshi bijya byemera? Nihe mpamvu navuzemo? Niyo mpamvu navuze ngo umuntu yagize amafaranga menshi ibintu biremera. Nihe mpamvu navuze ngo umuntu yaturuka mu miryango ikomeye biremera? Kuki navuze ngo umuntu yari muremure biremera cyangwa yari mugufi biremera? Kuki ntavuze ngo umuntu yari intyoza cyane mu magambo cyangwa se yazwi cyane ari popular, ibintu biremera? Havuga ngo muri Yesu biremera. Hari impamvu. Hari ibintu byangira aho hose ngiye mvuga, ariko muri Yesu byemera.
Imana ishimwe cyane. Turaganira ku butumwa bw'isiko bwanditswe na MARIKO, amagambo ari mu butumwa bw'isiko bwanditswe na MARIKO, igice cyaho cya 5 guhera ku murongo waho wa mbere ukamanuka kugeza kwa 20. Aho tuhabona inkuru y'umuntu wari waratewe n'abadayimoni. Umuntu yari yatewe n'abadayimoni bamubamo, yarabaye posede, bamutwaza igitugu, nta kundi gutekereza, nta yindi mibereho yari afite hanze y'ubwo buzima bwo kubaho kubabwamo n'abadayimoni. Yabagagamo n'abadayimoni. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo yarataye abandi bantu, yabaga mu irimbi, yarikebaguraga, nta kintu bari bakimuzirikisha ngo kimufate. Muranyihanganira cyane, ntabwo ngiye kujya muri Bibiliya ngo tubisome, ariko ndagusaba ngo uze gufata Bibiliya yawe usome ijambo ry'Imana. Iyo nkuru urayisangamo ndetse usome n'ibindi. Ni byiza gusoma ijambo ry'Imana. Iyo nkuru ndayivuga uko nguko irimo. Amen. Imana ishimwe ko ngira ngo tuganire n'ibyanditswe tubivugeho, ndetse n'ibindi. Ibyanditswe hari ukuntu Bibiliya ijambo ry'Imana tuyifata nk'ubuzima buri hirya y'ubuzima tubamo, ariko siko biri. Bibiliya ibyanditswemo ni ubuzima tubamo bwa buri munsi. Rero turabifata ibyanditswe bikava mu nyuguti bikaza mu buzima bwacu. Turi kuvuga ku nkuru y'umuntu wabagagamo n'abadayimoni, yiberaga mu irimbi, yari yarataye abantu, yarakibana n'abantu, yari amerewe nabi. Yesu Kristo ageze aho ngaho, uwo muntu umurongo wa 6 uratubwira ngo aza yiruka mu ikubiti imbere avuga ngo duhuriye he mwana w'Imana. Aho ngaho habaye intangiriro y'impinduka y'ubuzima bw'uwo muntu. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo Yesu yirukanye abadayimoni muri uwo muntu, ahinduka muzima, agira ubwenge buzima. Nta bwenge yari akigira, aba muzima, yifuza kujyana na Yesu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu atamwemereye ko bajyana. Ntabwo Yesu yamwemereye ko bajyana. Yambwiye ngo genda ubyamamaze, genda ubivuge, winkurikira, asubira mu rugo, genda. Ndeko inyuguze konsoma. Ahangaha nkihari ndashaka kukubwira iki. Imana yagize ibyo ikora mu buzima bwawe, ibigira ngo niyo mpamvu Imana, hari abantu bajya batekereza ngo ubwo nkishijwe ngiye guta nipfira byo mu isi yuzuye ibyaha bite nigendera ibintu bihinduka ukundi kuntu. Oya, hari impamvu ugomba kuguma kugira ngo abantu bakubona, babone itandukaniro. Nirihe tandukaniro mu buzima wabagamo n'ubuzima uri kubamo waramenye Yesu? Nirihe tandukaniro? Aho ngaho, aho niho navuga ngo niho ruzingiye. Iyo niyo message abantu bashaka kubona. Ni cye gitandukanye ubuzima wabagamo mbere utarakizwa n'ubuzima uri kubamo. Aho niho bishingiye. Yesu uvuga, Yesu ubwira abandi ari hehe mu buzima bwawe? Niba yaraguhinduye, yahinduye iki? Abari basanzwe bakuzi babyitegereza. Uyu muntu rero nawe yagiye kuba ubutumwa. Hanyuma nari ndi kuvuga muri Yesu Kristo biremera. Ahari inkuru yawe si nk'iy'uyu mugabo, ariko njye nari ndi gusoma iyi nkuru, ndetse uko nyisomye n'izindi nyinshi ziri muri Bibiliya, nsanga ntabwo story y'abantu ngenda nsoma isa n'iyanjye direct, ariko mbona hari agace k'iyo story nanjye kaba kari mu buzima bwanjye. Nawe ndabizi ko bihari. Ahari wowe ntabwo ari abadayimoni bakubona, ahari wabuze urubyaro, ahari si abadayimoni bakurimo, cyangwa se si no kubura urubyaro, ni ubukene cyane bwarambye mu buzima bwawe. Reka nkubwire, uyu muntu ntabwo yavutse ngo ahita ajya mu irimbi. Ibi bintu bikimubaho yagiye mu irimbi, family nizamukurikira, inshuti nizamukurikira. Hari ahantu ikibazo kigera, family, inshuti, abavandi nyine bakarekura bagasa nk'abakurekuye. Erega biroroshye. Iyo urwaye umwaka umwe nako ni mwinshi, ukwezi kumwe baracyagusura, bakigusura. Ariko uva ku mwaka, va ku kwezi ujye ku mezi 2, uve ku mezi 2 ugere ku mwaka, imyaka 2 bigeraho bikamera nk'aho ari bwo buzima ubaye. Nta n'umuntu ukibuka ngo urarwara, kandi urababaye, urarwaye. Ubwo n'abagejeje gusura n'ayo mezi 2 ni babandi b'inkoramutima b'imbere cyane, bikagenda bikamenyerwa ko ari bwo buzima ubayeho, abagufasha ntibabe bakigufasha cyane. Ariko Kristo yahageze, hari ikintu kijya gihinduka mu buzima bw'umuntu. Abantu bo hari ahantu ibintu byawe bigera bakabimenyera. Umwaka wa mbere ubura urubyaro ukigera mu rugo, hari abarize bafatanya nawe, bafata umutwaro wo kugusengera. Imyaka ibaye 2 barakomeza, ijya kugera kuri 5 bagivinza, nako 5 ni myinshi, babiretse, bakurikiyeho. Ikibazo kiracyahari, ariko kubera ko cyabaye kirekire birenze ibyo abantu twashobora,
bakurekera ikaba intambara yawe ku giti cyawe. Ni byinshi natanga mu rugero, gusa agace k'ubutumwa cyangwa se ubuzima bw'uyu muntu wari wabagagamo n'abadayimoni, natwe mu buzima bwacu karimo. Ukiri imfubyi abantu bose bararira, bakakwitaho, abakumenyera amafaranga y'ishuri, bakwitaho, ariko kubera ko upfubyi nyine nibwiye kwimuka ako kanya, birarekera abantu bakakureka ugasigara mu kibuga cya wenyine. Ariko Kristo we ntago ajya gusiga mu kibuga cya wenyine, agumana nawe mukagendana muri iyo story. Yari ikintu cyahinduka, aguhereza ababyeyi mu buryo bundi batakubyaye mu nda, ariko b'ababyeyi bakwitaho, akagufasha, akabana nawe, agatindana nawe, warira akaba ari kumwe nawe, wakiheba akaba ari kumwe nawe. Yesu ntago ajya hava. Ndi kuvuga ngo muri Yesu biremera. Inkuru y'uyu muntu wabagagamo n'abadayimoni idufashe, wirebere muri iyi miriwari nawe, nanjye ndirebera muri iyi miriwari. Ubuzima bwanjye hari si abadayimoni barimo, ariko hari story runaka irimo abantu babaye nk'abanyabandoni, niko navuga. Hari ukuntu abantu basa nk'abajya ku ruhande, kandi ntitwabarenganye, ntitwirenganye. Imbaraga zacu zifite aho zirangirira. Ntabwo warenganya umubyeyi ngo hari ibyo yanze gukora, agufashe si ibyo adashoboye. Ibyo ashoboye yabiguhaye, yagufashije, mushimire, yubahwe rwose, yubahwe. Ariko kandi hari ibyo adashoboye. Ndikubwira ngo muri Yesu Kristo biremera. Hari ibyangiye ahantu henshi wambaza ati se ko bimbwira, urabimbwira gute, ubizihe, wabibonye ute, byagenze gute mu buzima bwawe? Nkuko nabibabwiye muri iki kiganiro muri Yesu biremera, nzagerageza gutanga mu buhamya bwanjye uko Imana yankoreye, ibyo yankoreye, kuko Imana hari ibyo twavuganye, nawe wasanga hari ibyo wavuganye nayo. Tujya tugira amafuti, twabwira Imana ibintu tuzakora, ariko bikarangira tutabikoze. Hari abantu baretse kuririmba kari mu Rwanda gakunze kuvuga ngo tutakuvuza ibigwi wa Mana we twaba turi ibigwari. N'ubugwari rero kudashimira Imana, n'ubugwari kwifata nkaho nta kintu Imana yakoze mu buzima bwawe, kandi mu by'ukuri yarakoze byinshi. N'ubugwari, njye ubwo bugwari rero ndabubwiye ngo bye. Ntago mbushaka, sinshaka kuba ikigwari. Sinzi iminsi isigaje yo kuba, ariko mike ntazi umubare. Ndaza kuyivugamo ko atari njye byishoboza, ahubwo ari Imana ibikora. Umwihariko wa Yesu Kristo ni uwuhe? Nuhe mwihariko wa Yesu? Kubera iki Yesu? Kubera iki Yesu mu buzima bw'umuntu? Kubera iki Yesu Kristo ari we tuvuga? Sinakubwira umuti utarangishije, sinakubwira ikintu kitambayeho, sinanakubwira icyo ntaziho na gato. Niyo mpamvu njye ndi kuvuga Yesu. Wenda wowe ufite bundi ayandi makuru y'ahantu bikundira, amahoro akaboneka, umutekano, ibyishimo byose. Gusa njye ndi kukubwira Yesu ko ntago nabayeho imyaka myinshi, si imyaka myinshi maze, ariko mike maze, nabonye muri Yesu ariho bikundira. Ndebe muri stories z'abandi bantu, ndebe mu yanjye story, mbona muri Yesu ariho bikundira. Kera ndi muto, ndi umwana muto, nkiga muri primary, muri primaire, najyaga ngira agahinda, nkumva ngize agahinda kenshi. Ntabwo nari kubona ko mbibwira abantu. Hari ibintu utabona no kubwira habe n'umubyeyi, ari ibintu biba ari ibyawe nyine, biba ari ibyawe. Nkumva ngize agahinda kenshi cyane, nkagira kwigunga. No bikaba ikintu gitangaje, hajyaga nk'umuntu wifata akambwira nabi, akaba yambwira nabi, cyangwa se akankubita, cyangwa se akantuka amagambo mabi, nkumva bibaye ikindi kintu gikomeye. Najyaga ngira ntya umuntu yavuga ngo arankubita, nkaba ndacitse. Sintinye ngo avuze saa wenda saa 4 z'ijoro cyangwa saa 3 z'ijoro. Niyo yabivuga ku manywa narigenderaga, niyo yabivuga ninjoro mu gicuku narasohokaga mu nzu nkagenda bakambura. Aba najya mu ishyamba ahantu kure, cyangwa se nkihisha hafi aho ngaho yo mu rugo mu gikari. Nyine ni ibintu byambagaho, nkayoberwa ngo bivuye, ariko nkumva mfite agahinda, nkumva natawe, nkumva ni ibintu bikomeye. Ibyo bintu byambayeho nkiri mutoya muri iyo myaka yo muri primaire.
njya muri segondari ko bikimeze, wenda aho ntibyari gukunda ko umuntu ankubita cyangwa ambwira nabi ngo mpunge ngo ngende mu ishyamba, umuntu aba atangiye gukura, atangiye kugiramo ubwenge, ariko hari uburyo byagendaga mu mutwe, mu mitekerereze, nkumva hari ubundi butumwa nakiriye ko mbe rejected, nta mpunze, ntaki, ugasanga ni ibintu usumenya ngo bivuye he, ariko bikaza bimbera ikintu gikomeye, bigatuma hari ukuntu mba reserve, nyine biba ikintu cy'ikibazo. Ninjye nari mbizi njyenyine, n'ubu ngubu ndabizi neza, hari abantu babyumvishe bwa mbere, yaba abo muri famiye, yaba n'inshuti, hari abantu babyumvishe bwa mbere. Yego harimo ababizi, ariko harimo ababyumvishe bwa mbere. Nkumva mfite agahinda kenshi, byavaga he rero? Ako gahinda, papa umbyara yapfuye ndi muto cyane, apfa nari inshuti ye ya mbere, niwe yari inshuti yanjye ku kigero ntazi ukuntu navuga. Nari nkiri muto, ariko bimwe na bimwe njya mbyibuka, hari n'ibindi bambwira, ibyinshi nibyo bambwira ko nari muto cyane, ariko guhera ibyo byabaye urugendo, guhera icyo gihe cyabaye ikintu kigiye mu mutima, nabisobanukiye mu minsi itari myinshi, hashyemo imyaka itari myinshi mbisobanukiwe, kuva nakizwa nibwo nagiriye ubuntu bwo kubisobanukirwa icyo kintu aho cyaturukaga. Rero nkimubura, kubera n'ubwana n'iki, ntabwo nagize igihe cyo kugira agahinda. Buriya igihe cyo kurira ni ngombwa, igihe cyo kubabara ni ngombwa, ugahozwa, mujye mureka abantu barire. Umuntu niyo hari ukuntu ubona kugira ngo ihangane wirira, niba wumva ubabaye rira, urire ku kigero gihagije, uze kumva uruhutse, usharingwe umubabaro wawe, uvugeho, bakure kugira agahinda, kuko iyo umuntu adaciye muri ibyo bihe byo kugira agahinda no kubabara, hari ikintu bijya bisiga mu buzima bwe kitari cyiza. Ugira umugisha bikaza akarira, jya urira, ni byiza kurira, ni byiza mu gihe bikenewe. Hanyuma ubwo buzima bwanjye sinagira igihe, nari umwana sinagize igihe cyo kurira, hanyuma biba mu mutima wanjye, biba mu buzima bwanjye, bimbera agahinda ku buryo umuntu wasaga nk'utandukanyije nuko ntekereza, nuko ngira ute, byahitaga bihuza na kwa kundi neza, na cya kibazo mfite muri njye, simenye ko ari ibyo, nkasinibaza ibi bintu ni ibiki. Njya muri Yesu Kristo, ntakira Kristo umwana w'umukiza w'ubuzima bwanjye, nagize umunezero udasanzwe. Numvise icyo kintu kivuyeho, nta nubwo nakomeje kwitanga abantu batekereza gute, abantu bavuga gute, abantu bambona gute, abantu bashubije gute. Iyi si yuzuyemo ibibazo byinshi, ku buryo kuvuga ngo wakitanga umuntu ngo yaragukunze, yarakwanze, huzuyemo abantu bafite ukuntu bateye n'ukuntu bameze, twese tumeze bitandukanye, ntabwo wadepanda ku muntu kugira ngo unezerwe. Rero ni kimwe mu bintu Yesu akora, aguhereza freedom, arakubohora kuri ibyo, upfa kuba uzi ngo Imana irakwishimiye, utakwishimiye kubw'impamvu ze ntabwo biguhangayikisha, nta kibazo bigutera, ndetse akiza agahinda. Ngewe nkubwiye story yanjye, ahari we ntabwo wapfushije umubyeyi, hari ikindi cyakubayeho, ahari wafashwe ku ngufu uri umwana w'umukobwa mutoya, ahari umugabo wawe yagushiye inyuma cyangwa se agira ibindi agukora bitari byiza, ahari wa mugabo umugore yagutanye abana, bigenda ukundi kuntu, ahari mu miryango wanyu habamo inzangano, baruze umuvandimwe, bagize bate, ufite ikintu cy'intimba runaka, hari icyo Imana yabikoraho. Muri Yesu Kristo bijya bihinduka, muri Yesu Kristo bijya byemera, agahinda karashira, intambara zirashira, ibintu birarangira. Kuri ubu ngubu ntago mba numva ari ibintu bikomeye, na mbere ariko numvaga atari ibintu bikomeye, gusa icyiza cyo kuba muri Yesu ajya no gusobanurira bimwe mu bintu bikubaho udasobanukiwe ibyo ari byo, bimwe mu bintu wisanga musinzi niba ari kuri jye gusa, ariko hari ibintu usanga ukora ukunda, hari ukuntu usanga umeze utazi ibyo ari byo, utazi aho biva, nawe ubitekereza uko atari ko bino ni ibiki. Rero iyo ugeze muri Yesu Kristo ajya abasha kubihindura, ajya abasha kubikora, ajya aguhindurira amateka. Ndikubwira ngo muri Yesu Kristo biremera, ako ni agace gato cyane kuri story y'ubuzima bwanjye, ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Iyo nkubwiye ngo muri Yesu biremera, nuko ntago mfite umuryango, hari umuryango nakuriyemo, mama, abavandimwe, batate n'abandi, ba mama wacu, bankunda, abavandimwe bankunda, nta kibazo. Ariko icyo kintu kuki kitavagaho, kuki ntanakimenyaga ko ari ibyo biri guturuka. Hari ibintu
ababyeyi batagufashamo, abavandimwe batagufashamo, imiryango itagufashamo. Hari ibintu ukeneye Yesu wenyine mu buzima bwawe ngakuriho. Bimwe na bimwe suzi naho biva, suzi no kunabigira, ariko uko urushaho kumwegera hari ibintu bigenda bikuvaho, hari imitwaro igenda ivaho, hari ibintu bigenda bihinduka. Uko urushaho kwegera Yesu Kristo hari ibintu bihinduka, hari ibikomere bikira, hari ibintu ndikubwira ngo muri Yesu biremera. Ntago ari mu bapfumu byemerera, ntago ari uko waminuza. Tuzi abantu baminuje, aba bari bo baba intandaro yo kugira ngo habeho amahano atandukanye. Tuzi abantu b'abanyaburanga benshi cyane babaye impamvu yo kugira ngo ingo zimwe na zimwe zijye mu marira, babaye impamvu yo kugira ngo abana bajye mu mihanda banywe ibiyobyabwenge. Ibintu byose bitarimo Imana nta kavuyo, ni umwanda. Muri Yesu biremera. Amafaranga yashake, nibyo uyashake cyane, iyiteho, use neza, ni byiza, bana n'abantu ntacyo bitwaye, ariko zirikana hari ibintu bitazakunda kereka uri muri Yesu Kristo. Hari imitwaro uzabaho wikoreye, kandi hari ahantu wakabaye wiruhukira. Ndikubwira ngo umunsi wa none niba utarakira Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, umwakira amateka yawe ahinduke. Niwe uhindura amateka. Ari abantu bagiye bizirika ku makarande y'imiryango yabo, hari ibintu biyemeje byemera cyo ko bitashobora kurangira, ngo ntawe wacu wakoze atya, ntawe wacu wagize atya. Ninde wakubwiye ngo iyo shusho yiyo yabi wanyikurimo nawe? Nibyo koko wabaturutseho, ariko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe uri specific, wihariye. Usanga umuntu hari ibintu yihambiriyeho avanga ibi ntibyakunda, n'ubundi ntawe wacu wubatse, n'ubundi ntawe wacu ashatse, ntawe wacu wakoze business, ntawe wacu wakize. Ibyo bintu wumva ari bizima? Muri Yesu biremera. Ntawe wacu wabyaye, nta mukobwa wacu wageze aha, nta musore. Please, muri Yesu biremera. Nta kintu kitemera, n'ibintu bikomeye cyane, n'ibintu birimo kubana nabyo aguheza amahoro yo gukomeza kugumana nabyo, akaguha amahoro, akaguha umunezero no kwishima mu gihe uri muri ubwo buzima. Ndikubwira ngo muri Yesu Kristo biremera. Ndetse n'ibyaha byakunaniye kubireka. Ako mujya mumenya ko hari abantu mwafashe mubagira ibicibwa, muhora mubajaginga, nyamara hari ibintu umuntu abakora nawe atabikunda. Maze kubisobanura mu minsi ishize, hari ibintu umuntu abakora nawe atabikunda, hari ibintu ababamo nawe abona ari umwanda, ariko akabura imbaraga zibimuvanamo. Nawe akumva arabyanga, ariko akabura imbaraga zibimuvanamo. Muri Yesu Kristo birakunda. Mu Kinyarwanda hari umugani tugira, ujya uvuga ngo kabaye ishwende ntikoga. Sinzi ibindi twongera ukavuga ngo niyo koze ngo ntikagire ute, akabaye ishwende ntikoga. Muri Yesu karoga se ko koga karoga, kakanacya kakera. Muri Yesu karoga. Sawuli yabaye Pawulo, ni ukuri. Petero yihakanye Yesu Kristo niwe wabaye intumwa ya mbere, wamuhamije uruhame. Maraya Rahabu hari uburyo ubuzima bwe bwabaye. Tuve kuri abo ngabo muri Bibiliya, ubuzima bwacu twebwe byari bimeze bite? Akabaye ishwende karoga. Karoga muri Yesu, karoga muri Yesu, karoga kakera. Muri Yesu biremera. Ubwo buhehesi bwakomyeho, urwo rwango wifitemo, izo nzika, uko kwihorera, ubwo bugome, iryo shari birashira. Uwo mujinya ajya akanda ahantu nyine bikarangira. Nandi kubwira ngo muri Yesu Kristo biremera. Ibyo abantu bakabirije, hari abantu reka mwinshirize umusaraba, aho kugira ngo ujajinge umuntu, jya umusengera, umubwire n'ubutumwa bwiza, kuko hari intambara abantu barwana batabona ukuntu basobanurira abandi. Twebwe rero twita igihe tubajajinga, tubavuga nabi, tubasebya, tubamamaza. Dufate igihe cyo kujya ku mavi yacu tubasengere, ndetse tunababwire niba ngombwa, niba ari abakumva, niba batakumva hari icyabumvisha, tutabegereye. Imana ishimwe cyane. Ndikubwira ngo muri Yesu Kristo biremera, ibintu byinshi birahinduka ibyanze guhinduka. Ndashaka ko tugendana uru rugendo rwo kumenya kubera iki aha byanze, ni iki nabikora. Ntekereza ko mu buzima bwacu tugira goals, tugira uburyo, tugira ibintu dusetinze dushaka kuzegeraho, dupanga gahunda, tukavuga ngo ibi bintu tuzabigeraho igihe iki n'iki. Hari ibintu utahindura n'ibintu utageraho,
icya mbere ni njye. Muri Yesu Kristo rero ubanza kumenya njye, ukiyakira nawe. Kwiyakira nshatse kuvuga si ukwemera ibintu runaka bikuba. Kwiyakira nshatse kuvuga ni ukumenya agaciro kawe mu maso y'Imana, ni ukumenya urukundo Imana igukunda, ni ukumenya uwo uriwe muri Yesu. Ntiwirebere mu ndorerwamo y'imiryango yawe, ntiwirebere mu ndorerwamo yabakubabaje, y'amashuri wize ngo bitume wiyemeramo ukuntu, ntiwirebere muri bene izo ndorerwamo zitandukanye, ahubwo cyangwa mu moko yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo bitagize ikintu byatunguye na kimwe, ahubwo ukibonera mu ndorerwamo y'ubumana, uko Imana ikubona, urw'agaciro mu maso y'Imana. Imana iragukunda nubwo uturuka muri uriya muryango, nubwo wavutse muri buriya buryo, nubwo wahuye na biriya, Imana ikwitayeho, iragukunda. Ubwo butumwa ukabwakira bukaba mu mutima, hari icyo bihindura. Iyo ubwo butumwa ubwakira ukajya mu bitekerezo byawe, bukinjira mu mutima wawe, ukabwumva nk'ukuri, kuko ariko kuri. Hari ikintu bihindura mu buryo wabagabo, hari ikintu bihindura mu byo wakoraga. Uvuga ngo nkanjye w'agaciro mu maso y'Imana, ni ibi nakabaye nkora mu buzima bwanjye, ni iki nakabaye guhereza, ni ibi nakiyeguriye. Umuntu Imana ikunda, umuntu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo afe ku buzima bwanjye, ni ibi nakabaye nkora. Agaciro ufite mu maso y'Imana, uyu umaze kumenya agaciro kawe ubu uriwe, hari ikintu kinini bihindura mu buryo wabagabo. Bikubwira ngo muri Yesu Kristo biremera. Ikiganiro nakagaruka, ugisangize inshuti zawe, abavandimwe se, abantu bose niba kigize icyo kikumarira. Dufatanye tugire icyo twubaka. Abantu benshi bari kwiyahura, urubyiruko, abandi batari kwiyahura ngo bishyire mu migozi, bari kwiyahuza ibiyobyabwenge bitandukanye. Nta mpamvu wikigirira nabi. Imana igufiteho umugambi mwiza, iragukunda, ikwitaye kandi ishaka guhindura amateka yawe. Gihe amahirwe. Muri Yesu biremera. Ibyangiye ahandi biremera, ibyo ababyeyi bananiwe, inshuti zananiwe, byanze, washyizemo amafaranga biranga, wakoze uko ushoboye biranga. Muri Yesu Kristo ho bijya byemera. Iki kiganiro nakagaruka, uko Imana izajya ikomeza kudushoboza, tuba dukomeza kuganira. Imana ikomereze kubahereza umugisha. Ndabakunda, muhirimbanire gukora ibyiza, kuko birashoboka gukora ibyiza. Imana niyo igidushoboza, Imana irabidushoboza. Twe ubwacu ntibyakunda, ariko hamwe n'Imana bijya bishoboka. Shalom.